ye mwabana muracyari kuri game koko igihe nabwiye ntabwo mujya mwumva muzi ko kuri televiziyo cy'ikiganiro bareba bacishaho amasomo y'ishuri kugira ngo mukurikirane gushyikiriza amasomo yanyu rero mubike mva mbabwiye mugiye ku isoko usange muri kwiga gahunda ndayibuka rwose ntabwo nabyibagiwe harya ni ryari kuwa kabiri mpfa nzaza cyane akaze sawa umwana yantindije ako nubera wabyutse ujya muri WhatsApp ureba ibijyamba biguteretse impande wiriwe muri telefone n'ahantu se wakoropye ubundi mikoropere cyangwa mbyiyogereza urumva ushaka kubyosa ariko ubundi kuva ryo nyibutsa gukora amasuku niba ushaka kubyosa byoze cyangwa niba ushaka kuhakoropa ugakoropa umva reka nkubwire ne nugera aho ngeze ntabyo uzajya ukora ahubwo reka nanigiye kureba sheke papa wumvishe itangazo ryangize kuri radiyo kagira inkuru bongeye kukuzamura mu kazi se oya papa ntabwo ari ibyo itangazo rinyuzeho mu kanya havutambwe ujye ryanyuze heza kuri radiyo ntabwo waryumvishe ni iry'ibiki se kandi ntabwo waryumvishe itangazo rinyuzeho ry'uburezi wapi ntaryo numvise ni iry'ibiki ugiye kujya kwigisha se utararangiza oya byerekeranye n'amashuri nyine ugiye kujya kwigisha utararangiza yuko amashuri bayafunguye we ntabwo uri kubyumva bagize ute bayafunguye tujya gusubira ku ishuri ahubwo urasubira ku ishuri akazi ukareke cyane rwose ahubwo naje mbisharinge kuri bagenzi banjye ishuri ryatangiye n'ejo bundi mu cyumweru gitaha none se ntabwo uri buzasubire ku kazi akazi nyine ubwo urumva nyine ndahita nkareka oya ibyo byo ntubimbwire mwana wa ibyo byihorere ubu se tekereza kuva wajya ku ishuri inkweto wambaraga ntuzize uburyo zavomaga amazi none ubu ngubu usigaye wambara agakweto keza nk'abasitari nk'ibiki byose ngo none ngo ugiye kujya ku ishuri ubu se twe twese dutunzwe nuko twize none se papa ubu se nakubyaye narize ubu se ntabwo uzi ko iyo umuntu yiza igira ejo heza hazaza nyine ubu njye nakubyaye narize none se papa uragira ibyakubaye genda ujya gukora akazi ibindi by'amashuri ibyo ngibyo bireka ubundi si ibindi ngibi n'ibi ubu si imyaka yose umaze utari kwiga warubayeho ubu none se papa ushaka ko nazajya wari utunzwe n'amashuri muri resitora hari amashuri bakubazaga hari diporome bakubajije none se ubu ntabwo nzaminuza ko ari byo nshaka oya genda oya ibyo ngibyo byo ntabwo byavamo papa icyo wakora cyose nziga kandi nzaminuza mwana wareka nkubwire uzayarangiriza muri resitora byange bikunde ntabwo nshobora kora atari amafaranga ari amafaranga baguhemba nziga uzige kandi nziga ni ukuri uzayigira muri resitora ibyo se byavamo bajya ntibakaduheze mu gaseragiro ariko mwabana igihe nasigiye mukina game nungu muhe gukina game mwigeze mwiga nyumvira mama wallahi kujya njyana nakwemeze twigiye kuri Snapchat Snapchat gise ni ibiki amakira kubeshya ntabwo twigeze twiga twari turi gukina amagame gusa mumaze kunsobanura nta kibazo ntabwo ugize Alan kutavomye
se wacana uri kwirukanka kuko mama kubyo ujya kuvoma. none se ari njye nawe ninde wubashye wowe igihe ufashe unyirukanka ntabwo bamuvomeye mva wa muginga wongeye kumenyera iyo nzobe yawe natanyihindura igikara mu kanya nk'ako guhumbya. aho ubona waragwingiye nk'imyaka nk'irushishwa kugira ngo wankubite niba warakujwe n'ikigage ndetse n'ubushera ugira ngo ugende niko nakoze kandi wakina imurankurura unywa ikarangi n'amaguru ngejeje Kacyiru. ariko reka tureke amagambo ubundi tujye mu bikorwa. ariko mwabana mwe murapfa iki koko? mama sururi ndazi uri kugenza hose akomara urwanuza imyaka ndurusha. mugabanye urusaku rwanya ahangaha umva ara wanzaniye amazi nkitekera koko niba udashonje ngenda ndashonje ibyo ngibyo bikora ndabona bikora abantu bahaze. mbere niyo wagira iki sinagiye niba uyu munebwe yanze kujya kandi nanjye nkaba nabishaka njyewe buri munsi ubwo rero birakora ubishaka kandi niwo ushonje. none se uruta n'umuntu we niba yanze kujyayo wambara ukagiye koko ko nshonje wajya umenya ko rero mukuru. ariko mama uri kwishwa n'ubusa kuko ngiye aka kanya tuvugana ngiye kwifilingira umupira nushona ko nanabyambariye se. ariko ko mana mfashije amashuri agafungura ko ibi byana nibyare kubona binsuzugura gutya ndanabiranga. ndi mwiza samaje nawe ntakitwaye hakurikijwe ko turi muri korona uretse tugashyiramo metero ariko reka shingiye kubera urukundo rwawe korona nta kirango gusa urabona yanibuka koko kamubwira akantu mbabarire mu gitondo nubyuka ufata indorerwamo wirebe oya ni byiza kuba ndi mwiza pe bajya babimbwira imana yarambaye kabisa nanjye ninakubyaza umusaruro bajya bimbwira ko ndi mwiza nanjye nawe urabizi ndetse amakuru amakuru ni meza turaba ariko ahantu ntabwo nakunze ese twabuzana neza hano ku muhanda rwaba mwiza nkanjye ku muhanda cyane hano niho hakubereka niho hambereye cyane hano ni heza hano ntabwo uri kumva ukuntu turi kuririmba amajwi meza turangura ndetse muri korona uri kubibona gutya bimeze gutya siko nta gapfukamunwa mwambaye uzi ko turi muri korona agapfukamunwa se gasheri ngewe buriya kubera urukundo nkunda korona nta hantu yamera rwose yamura y'igisirikare ahubwo se sheri uvuze ibya korona uranyibutsa ibuka ko ejo bundi ishuri rizatangira ndashaka kandi ngewe ko njye nawe twiga tukaminuza ewana tukazibanira ubuziraherezo nyuma y'iki cyorezo. reka nkubwire mu bintu nanga kumva mu buzima bwanjye naba nashaka no kumva ikintu kijyanye n'ishuri ariko ishuri ntacyo ritwaye sheri sinshaka umuntu umbwira ishuri ntabwo mba nshaka no kubitekereza uri kumva uri kubyumva neza ntabwo narimvuze nabi sheri kukubwira ko nshaka ko tuminuza ubwo urumva ari ibintu bibi njyewe minuza kandi niyo nakubura korona yandemeye abantu benshi bafite amafaranga rero ntabwo naguhomba uri kumva niyo naguhomba ntabwo nakicuza ariko ntabwo narimvuze rero se ubwo uragiye sheri garuka uragiye
akanya ko kwishakira gutyo cyangwa wandose aha wandose okay ba basi ngiye bikareka yica ngiye zima noneho ibintu uvuze mane by'ukurota uzi nk'iyo ngize gutya nkabyuka ngasanga mu rugo namwe uravuga se ukuntu uzi ibintu baraye barota nk'ibyo ngibyo ibintu bya muzika mane bineseseme urukumva ahubwo si ikintu kimbabaje mane sikuri zigiye gutangira mane ngo ngo byambangamiye kweli ariko njye ndumva nta n'icyo bitwaye nese ko bigiye gutangira bigutwaye nese ubundi si ibyano byenyine turaduhombye ariko no ku kigo haba y'ibyano byibuka uzi abana bari ku kigo mbase wakintu ibibazo nyamuye nabyo wakintu mwene guteta akana ka gitifu warumye kambwiye n'amazina yako se sha bambwaho uzi kwibwira ko umuntu ari kukumva amatwi yibereye ahandi ndavuga ingororero siko mbabaje reka nkubwire wongeye kumenyera gato ntabwo ushwanyaguza urumva nkagukupita nureba banza urebere buriya mukobwa uriya mukobwa uramuzi